Green Card irabura iminsi mike igatangira nkuko byatangajwe ko izatangira ku itariki 2 z'ukwezi kwa 10. Murumva ko hasigaye iminsi mike cyane tukaba twatangira gukora application muri Green Card. Abantu mutazi Green Card ngo ni iki, mube hafi cyane. Namwe muzi ngo Green Card mukaba muyizi yariyo, mube hafi ngiye kubaha amakuru y'ingenzi cyane mukeneye kugira ngo mube mwakora application yanyu ibe ya succeedinga cyangwa se mube mwakongera chances zo kuba selected. Muri kumwe na Elise from Eli Scholars. Nibisanzwe tsanzwe bagezaho amakuru menshi atandukanye y'ingenzi, harimo scholarships, internships na jobs, ndetse na amakuru atandukanye haba yo kujya hanze mu gukora cyangwa se Green Card application. Nkuko uyu munsi tugiye kurebera hamwe Green Card application updates, tukareba ibintu byose by'ingenzi biri gusabwa kugira ngo umuntu abe yaba yasucceedinga mu gukora application, akaba yizeye ko yakoze application ye neza. Murebe neza video mwitonze kuva ku munota wa mbere kujya kwa nyuma kugira ngo mumenye aya makuru y'ingenzi azabafasha cyane muri iyi process yose igiye gutangira mu minsi mike ibura hafi nk'icyumweru kimwe n'iminsi mike cyane. Mumeje gushimira abantu mwese muri gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo mutazajya mucikanwa n'aya makuru dutangira ku gihe, ndetse namwe mwese muri gusangiza abagenzi banyu aya makuru, mukabasharinga video, mukanazirayikinga. Mbibutsa ko muzajya mujya no muri comment section mukabaza ikibazo mushaka, igitekerezo cyanyu cyangwa inyunganizi biba ari ingenzi cyane kuri twebwe kugira ngo turusheho gukomeza kunoza amakuru tubahereza, ndetse na dutangire turebera hamwe bimwe mu bibazo benshi bari kwibaza, ndetse tunabishakire ibisubizo. Bimwe mu byo mutari bwumve mwasubijwe cyangwa se muri bwumve mutanyuzwe nuko byasubijwe, murajya muri comment section mutubaze kugira ngo tubafashe gusobanukirwa biruse. Hano hari ibibazo bigeze kuri 12. Ikibazo cya mbere turarebera hamwe ni ikibazo kibaza ngo Green Card ni iki, ese ni izihe nyungu zayo? Icyo ni ikibazo cya mbere turafatanya kukirebera hamwe, kubera ko hano haba hari abantu bayumvishe bwa mbere badasanzwe bayizi, hari n'abasanzwe bayizi. Namwe musanzwe muyizi, hano hari ibibazo byanyu bibareba, mube hafi kugira ngo musobanukirwe buri kimwe cy'ingenzi mukeneye. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ese ni gute nakora application ya Green Card? Iki ni ikibazo cyiza cyane kuri buri umwe wese uri hano, kiramureba. Nawe turarebera hamwe uko ibintu biyifashe, ukuntu application yakorwa ite, ni izihe requirement, ni ibiki bisabwa kugira ngo umuntu aba yahabwa Green Card. Icyo ni ikibazo cya gatatu turarebera hamwe. Ikindi kibazo kimwe mu biri kwibazwa n'abantu benshi ni ikibazo cya kane, kiravuga se Green Card process ifata igihe kingana iki? Iyo umaze gukora application bifata igihe kingana iki? Icya gatanu ni ikibazo kibaza ngo ese ni izihe document nkeneye kugira ngo nsubmitinge Green Card application yanjye? Nkeneye izihe document zisabwa? Aha naho turarebera hamwe document izo arizo zose z'ingenzi zisabwa. Nkuko hari amakuru menshi mwagiye mwumva ngo passport, hari igihe bashobora kwibaza, ubwo ni ibibazo byose murabisubirizwa hano. Ese passport irakenewe? Hakenewe ifoto imeze gute? Ibyo byose ni ibintu tugiye kurebera hamwe, turaza kurebera hamwe nitugera kuri iki kibazo. Ikindi kibazo ni ikibazo ngo ese bisaba amafaranga angahe kugira ngo applyingire Green Card? Nihe cost bisaba? Ikibazo kindi cya karindwi kirabaza ngo ese nshobora gukora mu gihe nkiri gukora application ya Green Card cyangwa se ikiri muri process, nkaba najya gukorera USA in case nyine ikiri kuba process, ibintu process yose tararangira. Icyo kibazo nacyo mube hafi cyane, turagenda turebera hamwe amakuru yose mukeneyeho. Ese bigenda gute muri Green Card interview? Icyo ni ikindi kibazo turarebera hamwe, bigenda bite muri Green Card interview? Ese interview nayitegura gute? Byagenda gute kugira ngo nitegure interview neza, nyipasinge, mbe nabasha guhabwa visa yo kujya USA? Ikindi kibazo ni ikibazo kibaza gute na checkinga nkamenya Green Card application yanjye ibisubizo byayivuyemo ni ryari, se ibyo bisubizo bitangwa? Ubwo ayo makuru yose mukeneye muraza kuyamenyamo hano. Ikindi hano ni ikibazo kivuga ngo ese nakora iki igihe Green Card application yanjye itabaye successful, yabaye denied, nyine itakunze? Icyo ni ikibazo nacyo cy'ingenzi, nacyo mube hafi muraza kumenya amakuru yose mukeneye kubimenyaho. Ikindi kibazo kirabaza ngo ese nshobora kujya muri USA igihe Green Card yanjye itarasubizwa, ikiri pending? Nyine ni ukuvuga ngo haramutse habonetse indi opportunity uba itumye ujya muri USA imbere Green Card yawe itarasubizwa, wagenda. Icyo ni ikibazo nacyo mukwiriye kumenya
ukamenya ngo biragenda gute. Ikindi kibazo cya nyuma tugiye gusorezaho, ikibazo kibuza ngo ni gute na renewinga cyangwa se nasimbuza green card yanjye. Icyo nacyo ni ikibazo twaza kurebera hamwe. Ikibazo kindi kiza kuboneka kitari muri ibi bibazo tugiye kurebera hamwe, kitari muri aya makuru yose tugiye kuvugira hamwe, tukamenya byinshi kuri green card application, munaza kujya muri comment section mumbaze. Katangire tusobanurira nanone green card icyo ari cyo. Green card ubundi ni ikarita cyangwa se uruhushya ruri official rwemerera umuntu waruhawe gutura burundu no gukorera muri USA cyangwa se gukorera muri Amerika, nk'uko mugenda mubibona muhabwa amakuru menshi cyane. Noneho tugiye no kurebera hamwe benefits cyangwa se inyungu zo kuba wahabwa iyi green card. Bimaze iki ubundi, byagufasha iki? Hano hari 7 benefit cyangwa se inyungu zize nko muri 7 tugiye kurebera hamwe. Iya mbere harimo sponsor immediate relatives, ni ukuvuga ngo iyo wabonye iyi card ushobora gutera inkunga imiryango yawe, ukabafasha kubera ko uba ugiye kumera neza cyane, ukaba wahabwa mu gihe uyihawe ujyana na family yawe. Iyo ni advantage imwe yawe muri zo. Ni ukuvuga ngo family yawe ugomba kujyana nabo ukabatuza aho ugiye gutura ndetse no gukorera. Ni ukuvuga ngo iyo wahawe iyi green card, ako kanya aba family member bawe mugomba kujyana. Indi advantage ni ukuvuga ngo ushobora kugerayo ukatendinga university cyangwa se ugakomeza amasomo yawe yo kwiga muri kaminuza, ukiga ku mafaranga make cyane ugereranyije n'ubundi buzima waba waragiye ubamo butandukanye, bitewe n'uko hari advantage y'uko wahawe iyi card. Byigufasha kugenda ugabanyirizwa amafaranga yo kwiga muri university. Ni ukuvuga ngo baguha kwishyura 50% y'ama university. Ni ukuvuga ngo university zitandukanye zemerera umuntu wahawe iyi card, bakamuha advantage yo kwishyura 50% ya mafaranga y'ishuri. Urumva iyi ni advantage ikomeye, kubera ko umuntu ubundi mu bisanzwe ntabwo ari ibintu byoroshye cyane kuba wapfa affordinga price yo kwiga muri ariya ma universities in case udafite scholarship cyangwa izindi guarantees zitangwa zitandukanye. Ikindi iyo ufite iyi card ushobora gucontributinga muri political campaigns, ugakora mu bintu bijyanye n'amatora, ukaba watora wemerewe gutora mu bintu bitandukanye. Ubu nyine wa contributinga mu bikorwa bitandukanye bya leta. Ikindi ushobora travelinga ukajya muri USA cyangwa se ukava muri USA, wemerewe kujyayo uko ushatse no kuvayo ugasubirayo. Ibyo nayo ni advantage. Ikindi ubu uri qualify for social security benefit. Inyungu abaturage basanzwe ba US babona nizo nawe ubona. Uba umeze muri make, uhabwa ubwenegihugu ubundi ukajya uba wabaye umuturage wa US. Urumva advantage zose abaturage baho bagisesinga nawe urazisesinga. Ikindi uba ufite career opportunities atandukanye, ubona job opportunities mu buryo butandukanye, uba ufite amahirwe atandukanye. Muri make ntago wagenda hari ahantu ngo ube umushomeri ubura ibyo gukora, kubera ko ubona imikorere. That's the advantages of this green card. Ubwo tugiye kumereza hamwe dukomeze turebe ibintu bitandukanye kuri iyi green card nk'uko nabibasezeranyije. Kuri United States of America Green Card Visa Lottery Official US Government Entry Program website. Kuri website tugiye kurebera hamwe ibintu bisabwa, n'ibiki bisabwa kugira ngo mbe nemerewe gukora iyi DV 2026, mbe nemerewe gukina iyi tombora ya Green Card mu 2026. Ni DV 2026 ariko igomba gukorwa uyu mwaka wa 2025. Niho tugiye kurebera hamwe rero ibisabwa. Ibisabwa ni ibiki? Icya mbere, DV applicant bagomba kuba bari mu gihugu cyemerewe gukora iyi application. Hano hari list
list y'ibihugu batanze byemerewe gukora application, hakaba n'ibihugu bitemerewe gukora application. So tugiye kurebera hamwe list batanze hano. Iyi list mujye kubona ikurikirana ibihugu bitemerewe gukora application, ariko igihugu kitarisanga ku iyi list, you are all allowed to apply for this DV 2026. Ibihugu birimo nka za Bangladesh, Brazil, Canada, China, Colombia, Dominican Republic, kugenda ukaza kugera kuri za India na za Vietnam. Ibi bihugu byose ntago biri allowed to apply for this application. Impamvu bitari allowed, ibi bihugu bigiye bifite imibare y'abantu benshi cyane bagiye baba muri US, niyo mpamvu ibi bihugu bitari allowed. Ariko mpamvu nababwiye ngo munkurikire neza mwitonze, no kuvuga ngo hano hari abantu bari eligible ariko bakomoka muri ibi bihugu, kimwe muri ibi bihugu. Ni ryari naba eligible nkomoka muri kimwe muri ibi bihugu? Ibyo nibyo bintu tugiye kurebera hamwe. Ni ryari naba eligible ariko nkomoka muri kimwe muri ibi bihugu? Munkurikire. Hano ni ukuvuga ngo iyo ukomoka muri kimwe muri ibi bihugu, harimo za South Korea, za Philippines cyangwa Pakistan, ariko ukaba ushaka gukina green card lottery, impamvu zigera muri zingahe zikwemera. Ni ukuvuga ngo niba uba waravukiye, urugero waravukiye mu gihugu kitari qualified, ariko umugore wawe cyangwa se umufasha wawe akaba yaravukiye mu gihugu kiri qualified, ibyo bituma uhabwa uburenganzira bwo kwemererwa kuba wakora iyi application. Ibyo bikugira eligible. Urugero natanga rundi rworoshye, no kuvuga ngo urugero niba waravukiye mu Buhinde, kandi Ubuhinde tuzi ko buri mu bihugu bitemerewe gukora green card lottery application, ukaba waravukiye mu Buhinde, bivuze ngo ntabwo uri allowed. Ariko igihe ufite umufasha wawe wavukiye mu gihugu kiri eligible like Spain cyangwa se nkuko twayita Espagne, wowe wemerewe gukora application, uba eligible bitewe n'uwo mufasha wawe cyangwa se umugore wawe. Aha twarebera ni ukuvuga ngo ni urundi rugero rworoshye cyane. Niba uri umwana ukaba ufite ababyeyi bawe bombi, ariko wowe ukaba waravukiye mu bihugu bimwe muri biri kuri list itemerewe gukora application, urugero nka India cyangwa se ikindi gihugu icyo ari cyo cyose mwabonye hariya, Vietnam n'izindi. Niba uri muri kimwe muri ibyo bihugu, ukaba uzi ko igihugu cyawe kitari eligible, ariko umwe mu babyeyi bawe ari eligible, nawe ibyo birahita bikugira eligible. Umwe mu babyeyi bawe, cyangwa niba bose baba baturuka mu bihugu biri eligible, ibyo biraguha eligibility yo kuba wakora application, then application yawe ikaba yaba considered, then nawe ugahabwa green card yo kujya gutura USA. Ndumva urwo rugero rwumvikana cyane, ibi birumvikana cyane hano. Niyo mpamvu nabasaba kugira ngo mukomereze mutege amatwi neza. Hano abantu mugiye gukora application ya DV 2026, hari indi criteria tugiye kurebera hamwe. Ni education na work experience. Kuri education na work experience ugomba kuba ufite education nibura high school, warasoje high school. Work experience nayo imyaka 2, cyangwa se waba utarasoje high school ariko ufite work experience y'imyaka 2. Ibi birakuqualifyinga kuba eligible ku applyinga green card. Ikindi hano abantu bazakora application, nta hantu na hamwe bazakubaza gusubmitinga proof y'ibi bintu, ariko uzaza iyi proof uzayisabwa nyuma igihe uzaba warabaye selected, bari ugiye gukurikirana process zaba zisigaye kugira ngo ugere iyo ugiye gutura Amerika ndetse unakorereyo. Dukomeje kurebera hamwe ibindi, nkuko tuvuye kuri requirements, bimwe muri ibi ngibi twamaze kubinyuramo. Twamaze kureba qualified country, ibihugu biri qualified. Tuva ku bihugu biri qualified tureba list of excluded countries, ibihugu bitari qualified. Tureba niyo waba uva muri igihugu kitari qualified gute waba qualified. Ibyo tumaze kubirebera hamwe. Tugiye kuri education, nayo tuyirebaho mu kanya. Tuyivuyeho ubu tugiye kujya kuri photo requirement. Photo requirement rero, hano hari ibintu by'ingenzi mukwiye kwitaho no kumenya bikenewe cyane mu kureba ku ifoto. Ni ukuvuga ngo ifoto hari ibintu tugiye kwitondera. Ifoto ni kimwe mu bintu by'ingenzi biba considered yo muri application. Ugomba kuba ufite ifoto ifite background iri light colored and plain, ifite inyuma hari light, hari umweru nyine, hari clear, isa neza. Ikindi iyi foto igomba kuba, umutwe wawe ugomba kuba ufite height 50% na 69% urimo ufacinga muri kamera. Head position, umutwe wawe nyine witegereza kamera neza, uri centered, umeze neza, uri uringaniye. Ikindi ntago ifoto igomba kuba ifite ama shadows itagaragara neza inyuma, nyine ifite ama shadows.
ifoto igomba kuba ifite ibi bikurikira: igomba kuba ingana na 51 to 51 millimeters, ifite resolution ya 600 kuri 600, 600 kuri 600 pixel, ifite size ya 240 kilobyte, iri muri JPG format. Ikindi, iyi foto igomba ibindi bintu ugomba kwirinda gushyira mu ifoto, ugomba kuba utitandiye, udafite amarinete, nta bintu bigukavaringa nyine ugaragara wese ukuri mu maso yawe. Ibi nibyo bintu by'ingenzi bisabwa ku ifoto. Ifoto ni kimwe mu bintu mugomba kwitondera. Muri next video ngiye kubakorera, ndaza kubakorera video ivuga tips and tricks z'ingenzi cyane muzitaho muri green card mu gihe muzaba muri gukora application. Ikindi nabibutsa ko iyi application tuyifasha abantu kuyikora neza. Abantu mukeneye gukora iyi application tubafasha gukora amafoto neza, tukayatunganya akuzuza ibisabwa. Abantu mukeneye gukora iyi application igihe izaba yatangiye, ngiye kubaha contact, muzatwandikira kuri WhatsApp ubundi tube twabafasha gukora application. Ni 0722178687. Iyo niyo contact muzadusangaho. Dukomeje kureba ikindi kibazo kimwe mu byo navugaga ndabasubiza, ni ukuvuga ngo maze gukora application, nyuma yo gushyiramo imyirondoro, kuzuza cyangwa se nyuma yo gukoresha application yawe, results zizaza ryari, ziba checked gute? Reka tubirebere hamwe nabyo. Urugero, niba waprayinze ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2023, results zawe uzazicekinga guhera mu kwa gatanu k'umwaka ukurikiyeho, 2024. Urwo ni urugero. Niba yaprayinze kuri 2 z'ukwa 10 uyu mwaka wa 2024 wa 2024, results zizaba check, zizajya hagaragara nko mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu gutyo ku mwaka utaha. Niko biba bimeze ahangaha. Ikindi kintu nababwiye ko turarebera hamwe process isa cyangwa se process ikurikiraho iyo umaze kuwininga watsindiye DV Lottery. Umaze gutsindira lottery, ikintu ukurikizaho harimo kwaprayingira indi form. Hari application form wuzuza yitwa DS 660. Iyi form uba ukeneye gutanga amakuru yose yandi asigaye y'ingenzi, ukayatanga muri iyi form. Iyi form nyine niyo ikurikiraho kuzuzwa, hanyuma yamara kuzuzwa ugakurikizaho gutegura interview. Mu gutegura interview rero iyo wamaze gusendinga ya form, hakurikiraho kuba wahamagarwa na US consulate, then ukajya gukora visa interview. Iyi interview rero ikorerwa mu gihugu cyawe wakoreyemo application, gihugu cyawe urimo niho ukorera iyi interview. Iminsi 14, uhabwa iminsi 14 mbere yo gukora interview, bagakorera ibizami bya medical examination, bigakorwa n'umufizician wa US, then bigafata hagati y'isaha imwe n'amasaha 2. Nyuma y'ibyo ukajya gukora interview. Nyuma yo gukora interview yawe rero, hari ibintu bimwe mu madocument witwaza. Ushobora kwitwaza aya madocument igihe wazayasabwa. Ikindi, nyuma y'ibyo ngibyo, iyi interview ku bantu muzaba mwarabaye selected, namwe tuzabaha interview tips, uburyo wagutegura interview ni gute, hanyuma ibintu byose bikagenda neza, ukaba wapasinga byose full, ukaba wakwerekera gutura USA. Hano noneho hari ibyo ngiye gusorezaho, twagiye turebera hamwe green card ni iki, twabivuzeho advantage, then as employee, nk'umuntu usanzwe
uri self employed person ni izi advantages yaba afite hano. Kuko aramutse abonye iyi DV green card yagera muri Amerika akaba yahabwa ama business licenses, trade licenses mu buryo bworoshye cyane kandi vuba. Nk'umunyeshuri noneho ku munyeshuri we hano ni za advantage nagiye mbivugamo gakeya, ariko hano ndi kugira ngo mbicemo mu gasamari kihuse. Kwiga muri USA nta visa y'abanyeshuri nk'uko bisanzwe bisaba hano tuition fees igabanyuka ku kigero cya 80%. Hano hari n'abandi benshi n'izindi advantage nagiye mbabwira ibintu byinshi bitandukanye. Reka dusubikire hano ku muntu ugira ikibazo yumva atasobanukiwe yanyandikira muri comment section, hanyuma tukabiganiraho tukaba twamusubiza, turamufasha. Ndabashimiye cyane ku mwanya mwafashe. Mwibuke gukora subscribe kuri channel yacu, munasangiza bagenzi banyu aya makuru y'ingenzi, hanyuma tujye tubana buri munsi mu biganiro byacu ndetse na guidance tugenda tubahereza.